kugira ngo ibyo bintu operating system bimenye iza gukenera icyo twita drive. Software zose umuyuza ashobora kuba yakenera zira zose n'ama application software. Ngwaye kazo kuri Teta Menya TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel nagusaba gukora subscribe kugira ngo amasomo tunyuza hano ubutaza kugeraho uri wa mbere kandi nawe uzabashe kuronka ubumenyi nk'abandi. Ubushize twari twigiye hamwe ikintu cyitwa hardware cyangwa se igice cy'imashini ariko gifatika ubushobo gufata ndetse ukaba wanakibona. Umunsi ndagira ngo twigire hamwe igice cy'imashini kindi cyitwa software. Software ntiwayibona ndetse ntiwanayifata usibye kujya mu mashini akaba ariyo ikwereka software ukabasha no kuyikoresha ariko binyuze mu mashini. Rero imashini igira software mu byiciro bibiri. Tugiramo izo twita system, tukagiramo n'izo twita application. Muri system software nizi mashini yifashisha yo ubwayo kugira ngo ibashe kuba yakora ibikorwa byayo nyirizina. Ariho dushobora gusangamo urugero operating system, tugasangamo drivers, ndetse noneho muri application software ho noneho n'iz'umuyuza nyirizina we akenera kugira ngo abashe kuba yakora ibyo yaguriye imashini. Kurumva umuntu agura imashini mu buryo butandukanye. Urugero njye nshobora kugura imashini nkeneye kujya nkinira ama games. Izo games nzesitaramo ziriya nama application software. Nshobora kugura imashini nkeneye kuzajya nandika amadokima wenda nkabasha kuba nayasharinga abantu cyangwa se wenda nkeneye kujya niyandikira ibitabo. Urumva nindamuka nshyizemo Microsoft Office iriya ni application software kubera ko niyo ngiye nkeneye ntabwo ariyo mashini ikeneye kugira ngo ibashe kuba yakora. Urugero Microsoft Office iriya ni application software, ndetse n'izindi software zose umuyuza ashobora kuba yakenera zira zose n'ama application software. Rero izi software zitandukanira nkuko bigaragara. Urugero umuyuza ntabwo aba akeneye kumenya ngo operating system ni iki ngenda yikoresha iki. Umuyuza nta kintu ntacyo aba akeneye. Drive umuyuza ntabwo aba akeneye kumenya ngo driver ngewe nkeneye driver nta kintu aba yikeneye kugira yayikoreshe. Ariko iyo bigeze kuri application software niyo umuyuza aba akeneye noneho. Urugero ngiye ushobora gukenera imashini nkavuga ngo ngiye uzanirebera udufilime cyangwa se ngiye kuzajya wenda nibera mu programa cyangwa se mu buryo busanzwe. Zira software zose umuntu ashyiramo nizo twita application software. Rero nagira ngo noneho dusobanukirwe izi system software izo arizo. By'umwihariko nashaka ko twiga kuri operating system ari naho muri pratique tuzajyaho cyane kubera ko nkuko nabwiye izi system software zo bitewe nuko zo abayizo batazikenera ni naho hano zikunda gucangira abantu. Urumva umuyuza we abazi ngo kwestaramo Microsoft Office nuko nguko ukayistaramo ikajyamo ubundi nkandika. Ariko mu gihe imashini yawe Windows yawe crashinze ntabwo uzamenya ngo ndabihere kubera ko iriya crashinze n'iki ni system software. Iyo system software igize ikibazo imashini muri rusange itayanga gukora cyangwa se ikagira ibindi bibazo by'imikorere mibi. Ari nacyo kintu hano dukeneye cyane. Izi system software nizo hano dukeneye cyane kugira ngo tumenye n'imikorere yazo ndetse n'uburyo twazikoresha mu mashini kuko nizo ziteza ibibazo cyane. Kugira ngo turebe izi system software ebyiri, operating system ndetse na drivers. Operating system iyi ngiyi ni software, ni system software yifashishwa mu kuba yahuza umuyuza ndetse n'andi ma software muri rusange ari ama application software. Iyi ngiyi nicyo kintu ibishinzwe operating system. Yo ikerea icyo twita environment, iba ishobora kuba yakinterfacinga umuyuza imuhuza n'andi ma software ama application.
noneho hakaza n'iyi ngiyi twita driver, izi ngizi twita drivers. No drivers izo ahubwo zo zihuza operating system zikayihuza n'ama hardware. Urugero ni nka kuriya ujya ukumva umuntu ngo imashini yanyu ntabwo ifitemo driver ya wifi. Mu by'ukuri iriya wireless ni akabodi gatoya kaba kari mu mashini gacometseho ku ruhande, nyine biba biri kuri bodi y'imashini, ntabwo wabibona gutya inyuma. Ako kabodi rero urumva nako ubwako ni aga hardware. Rero kugira ngo operating system yo igasome nyine imenye ngo kano kantu kari gukora gute, karamfashe iki, kugira ngo ibyo bintu operating system imenye, iza gukenera icyo twita driver. Izi driver software ni izo zihuza operating system zikayihuza n'ama hardware, nicyo kintu drivers zimara. Guys, uyu munsi ndakeka ku bijyanye na software ibi ngibi bihagije. Ubutaha none tuzarebera hamwe ama operating system agiye atandukanye, inkomoko y'ama operating system ndetse n'ama operating system yagiye abaho mu myaka yashize kugeza ubu ngubu, kandi turebe na revolution zagiye zibaho. Kuko urugero nk'ubu wenda ubungubu ku ba user basanzwe b'amamashini ya Windows, ubu tuzi ko tugeze kuri Windows 11 yitwa gutya, ni Windows 11 24 H2. Iyi ngiyi akenshi izi ngizi ziba ari version ziba zijya kugendana n'umwaka, ariko nanone zikagendana n'ibyo twita security updates. Kuko iyo bakoze uyu mwaka, uwo mwaka urangira, akenshi bahita bayivaho bagahita bakora n'iyindi mwaka, ariko zose ubwo zikaba ari 11. Kuko ushobora usanga hari n'indi yitwa 23H2, ubwo ngiyo nayo ni Windows 11, ariko nyine ziba zitandukaniye ku ma features bagenda bongeramo. Hari features bongeramo, no hari n'izo twita security update zigufasha kuba zarinda imashini yawe mu buryo bwo kuba yaba nyine protected ku ma virus cyangwa se ku bindi bifayiro biri aho ngaho nyine bishobora kwataka imashini. Kubera ko imashini buriya zangizwa n'utuntu dutoya, iyo udashyizeho protection ihagije cyangwa se iri heavy, imashini yawe ibasha kwangirika. Rero gutaha tuziga revolution y'ama operating system kuva aho byatangiye kugeza kuri Windows. Ubu ngubu dufite Windows 11 24H2, ndetse tugende turebera hamwe n'andi ma operating system agiye atandukanye, kuko buriya operating system ni nyinshi cyane kuri ya level, ntabwo nabona uko mbigusobanurira. Ni nyinshi. Bureka muri video y'ubutaha tuzazirebere hamwe.